umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Navutse mu muryango w'abantu 8, abana 6 n'ababyeyi. Hanyuma muri jenoside baricwa, nsigara ndi umwe. Kuba muri iyi Kigali uri umwana w'umukobwa w'imyaka 8, tekereza nk'ababyeyi babyaye, ufata akana kawe k'agakobwa, kakandi wenda ndabona harimo abakuru, ureba umwana wawe agifite imyaka 8, ugende nurangiza umusige nta muntu umusigiye. Byari ibintu bibabaje umutima, bibabaje umubiri. Nsigara muri iyi Kigali. Nkimara rero kuba imfubyi, naricaye ndibaza ngewe ubwanjye, nari mfite umubyeyi w'inzobe cyane, papa wanjye akaba umugabo muremure kandi w'inzobe, nkamukunda cyane. Ndangije ndavuga kuko nago nari nzi Imana, ndavuga ngo kubera ko data namukundaga, ngiye gukora uko nshoboye nzitware neza, batazavuga ngo akana kagasasira kasigaye kabaye ikirara. Nkajya bindinda kugera ubwo Kristo yanyihishuriye, ngeze mu mwaka wa 2 segonderi. Tumaze gushakana twari dufite intego yuko tuzabyara kandi tukabyara abana benshi. Mu kintu twaganiraga buri munsi iyo twahuraga, ntitwashoboraga gutandukana tutavuganye ku bana tuzabyara. Abakeye babaga ari 10, tukongera tukagera ku 8, tukarwanira aho ngaho. Uko duhuye ijambo rikabira iryo ngiryo, akaba 8, ngewe nkavuga ati ni 10, rimwe na rimwe nanakwiganiriza nkumva ni nka 12. Kubera igikomere twari dufite cy'abantu, kubera igikomere twari dufite. Ariko Imana dusenga rimwe na rimwe ntabwo igira ubwoba, nta nubwo igira isoni. Ngewe nari nzi ku kwezi kwa mbere nzamubona ruka atwite. Urugamba rwose niyo rwaba rw'umunsi umwe, umuntu ashobora kugira gute kurugwaho, kandi urumazeho imyaka n'imyaka ntarugweho. Nta rugamba rworoha, nta rugamba ruba rutoya. Ariko hari abaganga abantu baba bemera, abadamu murabizi n'abagabo, bavuga bati uriya muganga ku babyeyi arebaho n'Imana. Bamwe bajya bavuga ngo ni n'Imana z'abagore, murabizi ko bajya bavuga gutyo. Wenda ntago baba ari Imana, baba bashatse kuvuga ko ari abantu bari strong. Tujyayo ku muganga usobanutse, tugezeyo tukicara, ngewe aha madamu aha marene wacu hariya, umuganga aramupima aramureba, sinzi ibintu yakoze, nta nubwo yakoze ibintu byinshi. Hangije aramubwira ati ariko ati kuki utivuje kera? Ati ibintu byo kubyara rwose ati sinzi. Ati wowe uruwa hehe? Atubwira nabi, mbese adukuzaho. Yesu mwene Dawidi. Sare nari ndimo nahise mbiri byunzwa hano hose. Turakomeza turivuza, icyakoze Imana yangize umugabo kweri. Ubu ni ukuri kw'Imana, numva ndi umugabo uhamye ukaze cyane. Amen. Ari igihe umuntu umva sindi umugabo ukaze. Kuri pe urakaze. Fata umwanzuro ndavuga ngo man, ntago nzacogora ku bintu bibiri. Nta namwe nzahengama. Icyambere nzasenga cyane nizere. Icyakabiri nzivuza cyane. Umuganga tugeze akadukuza nkavuga ati wowe sinzakugarukaho, nzajya handi. Ngasenga Imana hamwe ikavuga ubundi ntivuge, nkavuga ati nzasubirayo. Narasenze, twarivuje, ntago twigeze turambirwa kuri ibyo bintu bibiri. Kandi niyo yacikaga intege naramwegeraga nkamubwira ni ntucike intege, tuzarinde dusaza twivuza, abaganga baduseka kandi tunasenga. Turambura ibiganza dusuzanye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha. Ngewe nitwa Bikorimana Arizi. Ntabwo ari ubwa mbere nteraniye aha koko, ariko nahaje ndi mu kuririmba mu bukwe bw'umuvandimwe. Hanyuma uyu mudamu wanjye nawe niyivuga izina. Amazina yanjye nitwa Kiraryana w'amahoro. Imana imuhe umugisha.
niwe twubakanye, tumaze imyaka 11 twubakanye, twarushinze muri 2011, dufitanye abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Turashima Imana kuko yatugiriye icyizere kugira ngo tuze gufatanya namwe ibyiza bibonerwa muri Kristo Yesu. Turashimira abayobozi kandi badutekerejeho babifashijwe n'Imana kugira ngo baduhamagare natwe tuvuge Imana uko tuyizi, tuyivuga uko twayibonye mu rugendo rujya mu ijuru. Ubwoko bw'Imana turafatanya, buri muntu wese akavuga uko yayibonye, undi akavuga uko yayibonye, hanyuma urugendo rugakomeza. Imana ishimwe rero kubera ko uyu wa gatanu natwe Imana yaduhaye amahirwe yo gukandagira aha kugira ngo tuyivuge ibinyakuri. Imana ishimwe cyane. Amen. Itorero ryacu dusengera muri ADPR i Remera munsi ya Stade Amahoro, niho twebwe dusengera. Umurimo w'Imana dukora mu rusengero, turi muri ministeri y'abubatsi ngo turi mu bayobozi bayiyoboye. Murumva rero abadutumiye barayobowe rwose. Hanyuma turi n'abaririmbyi, ibyo byose turabikorana. Turi n'abaririmbyi, turirimbira Imana muri korali, yenda hari abayizi, yitwa Jehova Jire, benshi bakunda kuvuga ngo niyo muri Yerika. Umudamu wanjye rero dukorana umurimo w'Imana kandi tumaranye igihe kirekire dukorana umurimo w'Imana muri iyo korali, kandi n'ubu turakomeje mu izina rya Yesu. Uwampamagaye ntabwo muzi, ariko numvisha ari umuntu w'Imana. Twemera ubutumire, ambwira ko tuzabaho ubuhamya mu byo turi buvuge. Turababwira urugendo rwacu rw'imyaka 11 tumaranye, tubabwire uburyo Kristo twagendanye, kandi muraza kumva ko twagendanye neza kandi turanakomeje mu izina rya Yesu. Hanyuma ijambo rya mbere rero, uko twagabanya iminota, reka nakira umudamu ari ubanza, hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana kuko ngeze muri uru rusengero. Ni ubwa mbere ngewe mpageze, najyaga mpanyura nkagira icyifuzo cyo kugeramo. Ndashima Imana rero kuko nkunda inzu y'Imana, niyo nyirebeye hanze numva umutima wanjye unezerewe, kuko Dawidi yaravuze ngo nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, kuko mu nzu y'Imana ngewe niho naruhukiye. Niyo mpamvu nkunda inzu y'Imana. Ndashima Imana rero kuko ngeze mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye nk'uko yabivuze ko mwadutekerejeho mu bantu benshi, mukabona ko dukwiriye kuza kubaha ubuhamya. Muraza kumbabarira, guhera ejo nafashwe n'uburwayi, kugeza ubu ntari nasobanukirwa ubwo ari bwo. Nimwumva ijwi ritagenda neza mwihangane. Ndashaka kuzajya kumenya ikibazo mfite, n'imbaraga ntabwo ari nyinshi. Ndashima Imana ko ari Imana nziza. Haleluya. Iyo ngiye kubwira abantu ubuhamya, ntabwo mpera ku gihe cy'urushako gusa, mpera imbere gato, kugira ngo nabonye hano harimo urubyiruko, kugira ngo tubashe gufashanya muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ngewe mbwiye, amazina ni Kiraryana w'amahoro, mvuka mu karere ka Gasabo. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, navutse mu muryango w'abantu 8, abana 6 n'ababyeyi. Hanyuma muri Jenoside baricwa, nsigara ndi umwe. Kuba muri iyi Kigali uri umwana w'umukobwa w'imyaka 8, tekereza nk'ababyeyi babyaye, ufata akana kawe k'agakobwa, kakandi wenda ndabona harimo abakuru, ureba umwana wawe agifite imyaka 8, ugende nurangiza umusige nta muntu umusigiye. Byari ibintu bibabaje umutima, bibabaje umubiri. Nsigara muri iyi Kigali. Hanyuma Imana twicaye imbere, Imana dukorera, Imana twiringiye, Imana irarera kandi gakuza. Ndabashimiriye Imana, mureke tuyikomezeho kuko narayibonye.
ubuhamya bwanjye wenda ndaza kwifashisha Timoteyo wa mbere igice cya 6 ku murongo wa 6 haravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Haleluya. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Hari ibintu bine nshaka kugenderaho ku buhamya bwanjye byagiye bimfasha mu buzima kugeza na n'uyu munsi. Byagiye bimbera nka sinzi uko nabivuga, byagiye bimfasha kugira ngo uyu munsi wa none mbe nduwondi w'uyu munsi wa none. Hari amagambo ane yagiye amfasha. Ni ijambo rivuga ku kwimenya, kumenya aho uvuka, kumenya inkomoko yawe, kumenya imibereho yawe, kwimenya. Dufite umwanya nabirambura, ariko icya kabiri ni ukunyurwa. Irya gatatu ni ukwihangana. Icya kane ni ugusenga. Biri mu bintu byankomeje byamfashije. Nkimara rero kuba imfubyi naricaye ndibaza ngewe ubwanjye nari mfite umubyeyi w'inzobe cyane, papa wanjye akaba umugabo muremure kandi w'inzobe, nkamukunda cyane. Ndangije ndavuga kuko nago nari nzi Imana, ndavuga ngo kubera ko data namukundaga ngiye gukora uko nshoboye nzitware neza, batazavuga ngo akana kagasasira kasigaye kabaye kirara. Nkajya bindinda kugera ubwo Kristo yanyihishuriye ngeze mu mwaka wa 2 segonderi akampa agakiza ke ku buntu. Imana ishimwe cyane. Kandi muri ibi bintu nababwiye narabanje nicara ngewe ndiganiriza, ndavuga ngo Liliane uri mwene nde? Iso na nyoko abavandimwe imiryango ko ntayubona? Urumva ukwiriye kwitwara nk'uko abandi bana bose bitwara? Ukwiriye kugira ahantu udakwiriye kurenga. Menya uko ukwiriye kugenda, uko ukwiriye kubaho, kandi wige kunyurwa n'ibyo ufite. Umuryango wanyakiriye ibyo ntacyo banyimye, ntacyo bari bafite banyimye mu bushobozi bari bafite. Hanyuma ibyo bampaye niga kunyurwa. Papa yari afite, yari atunze. Murabona ko nsa nk'umwana wanyweye. Ngiye nanyweye yawurute mbere ya jenoside. Umutware wanjye n'ujya ukunda kumbwira ati wowe shaho wanyweye yawurute ukiri muto. Kandi ndahamya neza ko hano hari abantu bayibonye ejo bundi. Ngewe nayinyweye nkiri umwana, murabona ko nari meze neza icyo gihe. Ngiye kubona mbona ubuzima burampindukanye, ndicara ndiganiriza. Ndavuga ngo ntaba hari, ukwiriye kwimenya. Ukamenya ko ufite urukweto rumwe, ukamenya ko uzajya ujya kwiga wambaye umoja murayizi hano muri abasirimu, umoja kamambiri imwe y'umutuku cyangwa y'ubururu. Ukamenya yuko ufite amakaye abiri, ukamenya ko ugiye muri interna, maze kugera muri interna ukamenya ko ufite isabune, ukamenya kuyirinda, kandi ukamenya ko hari abana b'abakire bazitaye, uzitoragure uzibikeho kuko wowe ntazo ufite. Ngerageza kujya menya ibyanjye handi ndanyurwa. Mazije no kwigira hejuru kandi nkagira umutima witwa kwihanga. Ndabyitoza, ndabyiganiriza. Ngize umugisha ngeze mu nzu y'Imana, Kristo amaze kumfata antoza gutangira gusenga. Ya mibabaro yanjye n'agahinda kanje, nagiraga ikintu ku mutima cy'agahinda kabaga ahantu umuntu wese atabonaga. Ubu nuko naje ndwaye, ubundi mpora nishimye. Ntushobora no kumenya ko ngira ikibazo. Mpora nezerewe, mpora nishimye, mpora nseka, mbese ndi uw'amahoro. Hanyuma ntiwashoboraga kumenya. Hari uwo nabonye twize ku kigo kimwe, ngira ngo ahangaha nta muntu washoboraga kumenya ikibazo cyanjye kereka iyo nabaga nakimubwiye. Ariko kwa kwimenya no kunyurwa no kwihangana, noneho ngeze mu nzu y'Imana ntangira kujya mbwira Yesu imibabaro yanjye. Nkajya mubwira ngo niwe wantwariye abavandimwe, ntwarira umuryango, none iki ntacyo mfite. Najya kubona nkabona ababyeyi, nkabona abantu, umuntu Imana igakoresha abantu bakangirira umumaro. Iri jambo rivuga ngo kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe ngo bivamo inyungu nyinshi. Narabibonye. Ntabwo ndi mukuru mu myaka, ariko nabonye ngeze mu nzu y'Imana hamwe no kubaha Imana no kunyurwa n'iby'Imana yagiye inkorera, n'uyu munsi wa none biracyamfashije kubaka urugo rwiza. Imana ishimwe. Kandi ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubona umuntu umbwira ngo mwana wanjye, mukobwa mwiza, bitwara gutya.
umuntu wanyicaje n'uyu mugabo twamenyanye turi muri segonderi, akajya ambwira ngo icara ngo hane ndi nyogosenge. Yari gatoya, agakunda kunyicaza akanganiriza akambwira ngo ubwo uhora useka ndashaka kuguhana ndi nyogosenge, dore ntanyo kugira ngo akugire inama, nta mukuru wawe nta murumuna, icara nkugire inama. Umwana w'umukobwa yitwara atya, umwana w'umukobwa bigenza atya, akanyigisha. Namara kwicara njyenyine nkigira inama, nkafata umwanzuro. Imana imuha umugisha. Ariko nyine yaranyemeje birangira nyegukanye. Ndashima Imana ko ari Imana irera igakuza, ni Imana itongeza ikinyabupfura. Nkimara gukizwa, Imana yampaye Zaburi ya 32 umurongo wa 8 ivuga ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe. Iri jambo ryarankomeje mu buzima bwanjye, rigenda rimbera. Nagera ahantu binyobeye nkabwira Yesu ngo warambwiye ngo nzakwigisha. Ndi no mu ishuri nabwiraga Imana nti ndumva byanze kwinjira kubera imibabaro myinshi, hari igihe byangaga kwinjira. Nkahita numva umujinya n'umubabaro n'agahinda n'intimba y'iby'amaso yanjye yabonye, nkahita mpaguruka nkajya kuryama. Nagerayo nkabwira Yesu nkamubwira ngo ndumva mbabaye, kandi warambwiye ngo nzakwigisha. Abandi basigaye biga, njyewe intimba iranyeguye. Mu gihe gikwiriye arambwira ngo mwana wanjye, Imana ishimwe, Yesu avuga neza, arambwira ngo mwana wanjye, mu gihe kiri imbere, nuko Uwiteka yambwiye, mu gihe kiri imbere bazakwita uhiriwe. Ubu ndi mu bisubizo by'iby'Imana yavuze. Haleluya. Yarambwiye ngo mu gihe kiri imbere bazakwita uhiriwe, kandi bwari ubuzima bubishye bushaririye. Uyu munsi wa none ndabashimira Yesu wamfashe akangirira neza, akamara umubabaro w'umutima. Nari ndi mu rusengero iwacu, hari ahantu nakundaga kwicara munsi y'idirishya, nkagenda nkabwira Yesu iby'umubabaro wanjye. Ngewe buriya Yesu namubwizaga ukuri no mu gihe cya adolescence, kuko ababyeyi bafite ukuntu babwira abana uko bitwara. Nge naragendaga nkabwira Yesu nkamubwira ngo rero ndabona icyaha kindi imbere, nutamfata ndagikora, nutankomeza ngo unyobore uko mbigenza, warambwiye ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama. Nutamfata, nutankomeza, nutisha, ndabikora. Yesu arumva, Imana irumva. Najya kubona nkabona aho hantu masohotse neza, nkabona ndatambutse kugeza Imana ishingiye urugo, kugeza Imana ishingiye urugo. Ndabashimiriye Imana. Ndashaka kubwira abajene bakiri hano, babwire ngo nimwikomeze kuri Kristo, kandi ikintu cyose utekereza, yaba n'igihe ufese uri imbere y'icyaha, ujye umubwira ngo ndabona binyobeye, umwanzi yanyatatse, ndashaka ubutabazi buguturukaho. Imana irazi kabana nawe. Imana ishimwe. Ikindi nshaka kubwira bene data bubatse, kwimenya kuri aya magambo nababwiye byagiye bimfasha no mu gihe maze gushaka. Ndimo ndasimbuka kubera ko iminota ari mike. Maze gushakana n'umutware wanjye, ntago byari byoroshye, ubuzima bwari bukijegajega. Ariko kubwo kwimenya no kumenya ubuzima bwacu, no ko nitoje kunyurwa nkiri muto, nageze mu rugo ndavuga ngo nkwiriye kwihanganira ubuzima bwose nzabamo. Nibuza ari reka mbabwire, nzi gukira ukuntu babigenza, ariko nzi no gukena uko bimera. Gukira nkajya guhahira muri supermarket, ndabizi ukuntu bimera, ku buryo biryoha. Ariko na twa dusoko tuba ahantu muri kwe, naho ndahazi. Hari igihe namucungaga ku jisho kugira ngo atabimenya, naho nkajya kuhahahira kubera ko ariko ubuzima bwantwaye. Imana idufashe. Icyakora koko kubaha Imana yo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Ndabifuriza kubaha Imana kandi mukayikomezaho. Imana yabanye nanjye mu rugendo rwanjye mu bukobwa, igera igihe iranshingira. Yajyaga imbwira ngo nzagukorera ubukwe bwiza mwana wanjye, warankoreye. Nkumva ntago mbona. Noneho njye nawe mfite ikibazo, nimaza ngo se ko abantu nsigaranye ko ari abantu bane bo kwa data wacu, ninde uzantahira ubukwe? Mu nzu y'Imana ni heza. Naboneye umuryango mu nzu y'Imana,
ntago mnabasobanurira ukuntu bwari bimeze kereka wari uhibereye. Ndashima Imana ko ari Imana ijya yubakira umuntu kandi urugo rugakomera. Nari nzi ko ntazabishobora, bagira ibintu biba mu rugo nkumva ni byinshi, ngaho kubyuka kwita ku mugabo nkumva ni byinshi, ariko ndashima Yesu ko ari yigisha neza. Ni umwarimu mwiza wigisha neza, yaranyigishije kandi mbona mbishobora kandi niyo twageze mu gihe cya crise njya mbona niyeranja nkabishobora. Njya mbona mbishobora, ahubwo nawe akambwira ati nta kuntu bimeze. Ndashima Yesu ko ajya yigisha ubwenge. Ijambo riravuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo byose. Muri Yesu ntacyo twamuburanye, muri Yesu yaratwambitse, muri Yesu yaratugaburiye, Yesu yaduhaye urubyaro. Kandi iyi Mana dukorera ntabwo tunyura ahantu heza gusa, hari igihe tunyura mu mikoki tugaterera tugatambika. Iyi Mana izagukoresha cyangwa yigufitemo umugambi imbere ha ikunyuza mu nzira z'ibizigu. Uyu munsi wa none ndashima Imana ko yemeye ko nyura mu buzima nk'ubwo nanyuzemo. Imana ishimwe. Ndabashimira iyi Mana, nimuyikomezeho, mugumye muyikunde. Nabaye imbere y'Imana mu bihe by'amasengesho, na n'uyu munsi wa none nabonye mu gusenga ariho Imana yanyubakiye. Nababwiye ibintu bine: kwimenya, kunyurwa, kwihangana ndetse no gusenga. Mu gusenga nagiye mbonamo ibintu bikomeye. Ikindi, ijambo ry'Imana ndarikunda cyane. Niyo numva nacitse intege, nkunda gufata ijambo ry'Imana nkarisoma, namara kurisoma nkumva ngaruriwemo imbaraga. Imana ishimwe. Rero ndabashimiye, shima Imana. Urugendo twanyuze ni rwinshi, mu minota ingahe baduhaye ntago byakunda, ariko ndashima Imana mbabwira ngo uyu mwami mu mwikomezeho. Naramubonye amara umubabaro w'umutima kandi ajya atanga ibyishimo, yatubikiye n'ubwami, azaduha ubugingo buhoraho. Ni mu mwikomezeho, mukomeze mu mwiringire, mukomeze mu mugundire, uko mumutaramiye ntago muri gukora ubusa. Mu kazi kawe ka buri munsi, mu mashuri wiga, mu rugo rwacu, dukomeze dutumire Kristo, arahari kugira ngo atugirire neza. Umwami Imana abaha umugisha, turabakunda, niyo mpamvu twaje ahangaha kugira ngo tubabwire Yesu ugira neza. Imana ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Mudamu wanjye Imana imuha umugisha. Uko yafashwe nanjye niko nafashwe, ninkomeza kugira ngo mwihangane nta kibazo. Hanyuma nabishobora akomeza ndindire, ariko niyumva n'imbaraga zibaye nkeya yicarire nta kibazo. Ariko ibyiza nuko yandindira. Imana ibaho umugisha. Umuntu wampamagaye yarambwiye ngo turashaka kumva ubuhamya bw'urugo rwanyu kuko hari bamwe babuzi. Ndashaka kububaha, ariko ndashaka kubasomera ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 46 umurongo wa 2 wonyine. Ni umurongo mwiza uvuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ndasubiramo: Imana ni ubuhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Hanyuma ndimo nditegura rero uyu munsi, nagiye kubona mbona umuntu kuri WhatsApp anyoherereje akantu kari ifoto yacu, ntabwo nari nakabonye, kanditseho teme y'aya masengesho. Hari handitseho ngo kudatatira igihango ku bashakanye nk'ihame ryo gutanga ubuzima. Abantu benshi ntabwo bakizi Ikinyarwanda, uza kubishobora kubishyira mu Cyongereza aze kubishyira mu Cyongereza. Ndabizi ko abantu benshi badashobora kubyumva, ariko kudatatira igihango ku bashakanye. Icyakoze numvishe ejo musa nabize ku kintu kijyanye n'igihango. Amen. Kudatatira igihango, umuntu ashobora kubyumva, iyo bisoma uba wumva ari ibintu byoroshye. Kudatatira igihango ku bashakanye, kukirinda
kugira ngo utagitatira nyine. Abantu benshi bumva yuko ari ikintu cyoroshye, kubisoma biroroha, nanjye ubisoma nakumva ari ibintu byoroshye, ariko ni ikintu gikomeye cyane kudatatira igihango. Bisaba kubirinda no kubikorera no kubipfira no kubiharanira. Amen. Dushakana n'uyu mudamu yababwiye yuko ari umudamu, ari umukobwa se cyangwa se yari umwana wasigaye iwabo wenyine. Niko bimeze, nta muntu agira abantu bakeya, ndabamurusha. Ariko nubwo mbamurusha, nanjye twashakanye ntabo mfite. Uko byamugendekeye nanjye niko byangendekeye muri jenoside. Ariko byibura njyewe nsigarana na mama, nsigarana na mushiki wanjye mukuru. Twari benshi, twabarushaga umwe, twebwe twari 9. Ubwo murumva ko hapfuye bangahe? 6, hasigara 3. Igikomeye rero kiri aho ngaho, tumaze gushakana twari dufite intego yuko tuzabyara kandi tukabyara abana benshi. Mu kintu twaganiraga buri munsi iyo twahuraga, ntitwashoboraga gutandukana tutavuganye ku bana tuzabyara. Abakeye babaga ari 10, tukongera tukagera ku 8, tukarwanira aho ngaho. Uko duhuye ijambo rikabira iryo ngiryo, akaba 8, ngewe nkavuga ati ni 10. Rimwe na rimwe nanakwiganiriza nkumva ni nka 12. Kubera igikomere twari dufite cy'abantu, kubera igikomere twari dufite. Ariko Imana dusenga rimwe na rimwe ntabwo igira ubwoba, nta nubwo igira isoni. Amen. Imana dukorera ni Imana y'amanywa, ikaba ni Imana y'ijoro. Amen. Imana ishimwe cyane. Tunezerewe n'Imana, tubabaye n'Imana. Ubyaye ni Imana, utabyaye ni Imana se tu. Ntigira ubwoba, ntigira isoni. Nawe utekereze gufata Liliane w'amahoro, utagira se, utagira nyina, utagira umuvandimwe, utagira ukamuzana bikora Imana Royizi, utagira. Twashakanye na kare, muturebe ubu ngubu, twashatse kare kugira ngo tubyare kare. Twese nta muntu wari ufite 30. Ngewe ninjye wakanyakanyaga, nari mfite 27. Ubu ndagerageza, ndumva mu kwa 10 nzuzuza imyaka 40. Abanze muzanyifuriza isabukuru nziza, nta kibazo. Twashakanye kuko twabonaga turi imfubyi kugira ngo tubyare kare, tubyare abana benshi. Ariko Imana nigira ubwoba, nta nubwo igira isoni. Tukigera mu rugo, ibi dushyize mu ishuri. Imana ishimwe. Ibi dushyize mu ishuri. Ngewe nari nzi ku kwezi kwa mbere nzamubona ruka atwite. Kwezi kwa mbere ndategereza shwi, kwezi kwa kabiri ndategereza shwi. Ntabwo nari nzi ko Imana ishobora kutugerageza ikurikije ukuntu tumeze n'ibyago twahuye nabyo. Ntabwo nari nzi yuko ishobora kuduha ikigeragezo nk'icyo yaduhaye. Ariko Imana irihanganira, humiriza, irabikora. Ukwezi kumwe, umwaka uragera. Iyo mbivuga hari umuntu uhita uvuga ati ntabwo mwamaze imyaka myinshi. Ndaza kuyibabwira, ariko hari igisubizo nyansubiza buri muntu wese umbwiye gutyo. Urugamba rwose niyo rwaba rw'umunsi umwe. Umuntu ashobora kugira gute? Kurugwaho. Kandi urumazeho imyaka n'imyaka ntarugweho. Nta rugamba rworoha, nta rugamba ruba rutoya. Ngewe urwanjye rwa mbere imyaka n'imyaka. Umwaka umwe dutegereza umwana, tukajya twanga kubivugaho, kavuga ati bizemera mu izina rya Yesu. Imana tuyifitiye icyizere, ntabwo yatubabaza. Nta muntu ngira ngewe. Ariko Imana nigira ubwoba, irihanganira, umumirizi, irabikora. Umwaka umwe urashira. Tuba tugiye kwa muganga. Tugeze kwa muganga, mwa babyeyi mwe, aha hari igihe ikigeragezo cyiza
satani akajya inyuma akakenyegeza, umva, akakenyegeza bikomeye cyane, kandi n'Imana ikamwihorera. Tujya kwa muganga umwaka wa mbere, tugenda turi aho, marene araduherekeza, twumva yuko nyine tugenda, wenda muganga akatubwira ati oya nta kibazo, murahita mubyara, twumva hari ibyo abaganga bari bukore. Ariko tugezeyo, niba ari satani wakenyegeje, muzabimbariza Imana. Niba ari Imana yabikoze, umuganga ntabwo namuvuga mu izina, ariko hari abaganga abantu baba bemera, abadamu murabizi n'abagabo, bavuga bati uriya muganga ku babyeyi arebaho n'Imana. Bamwe bajya bavuga ngo ni n'Imana z'abagore, murabizi ko bajya bavuga gutyo. Wenda ntabwo baba ari Imana, baba bashatse kuvuga ko ari abantu bari strong. Tujyayo ku muganga usobanutse, tugezeyo tukicara, njyewe aha, madamu aha, marene wacu hariya, umuganga aramupima, aramureba, sinzi ibintu yakoze, nta nubwo yakoze ibintu byinshi. Hangije aramubwira ati ariko ati kuki utivuje kera? Ati ibintu byo kubyara rwose, ati sinzi. Ati wowe uri uwahehe? Atubwira nabi, mbese adukuzaho. Yesu mwene Dawidi, sare narindemo nahise mbiri byunzwa ahantu hose. Aratubwira ati nimugende, ati nimugende muzagaruka igihe iki n'iki, atari ko rwose, ati icyizere mbahaye cyo kubyara ni giki. Niko yavuze. Abivuze uyu ngo yajenga amarira, njyewe mpita nibuka umutima w'umuntu ni muremure, mpita nirukanka njye iwabo ndeba ukuntu nta muntu ubayo, mpita nirukanka njye iwacu ndeba ukuntu mpita mvuga ngo Imana ishobora kutugira incike izi n'ukuntu tumeze. Umutima ukambwira ngo yabikora. Turataha, murabyumva namwe, dutashye twararyamye, nta kintu twari gukora, buri muntu wese yahise ananirwa mu mutwe. Hagowe umuntu waduherekeje witwa marene, siwe wabonye dutandukana muri metero zingahe, nta modoka twagiraga, ahita afata moto hacaho we, kuko yarayobewe ijambo atubwira. Amen. Ariko Imana niyo kwizerwa, Imana ishimwe. Hari n'igihe yemera ko tugeragezwa bitewe n'iki gushakamo, maze tuba turarutangiye urugendo, tukarebana, ati akambwira ati se, ati bizagenda biti? Nkamubwira nti se ni Imana nyine, ni Imana ifite ukuntu izabigenza. Ariko nkumva nanjye mu mutima nta. Mwaka wa mbere uciyeho, ubwo murumva abarokore, abana b'Imana bakristo, uhita ushoka ibihuru, ujya gusenga utagize ikintu witayeho, aho ubonye abasenzi, aho bakurangiye usenga cyane, muri restoration, muri vivante, muri ahantu hose, ubwo uhita utangira kujya gusenga uvuga uti uyu mudayimoni ndamwica mu izina, ndamwica ntiyapfa. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri ndwana nawe, mbona biranyobeye. Ku mwaka wa kabiri ugeze, njya mu isoko Kimironko murahazi, ngenda mvuye mu masengesho y'iminsi 2 ntarya nanywa, numva umutima urambwiye ngo jya mu isoko ugura kenda k'umwana, urabuzamuye kwizera. Kandi kuko nari nizeye, ndagenda nyihinguka aho bacururiza imyenda y'abana, ngura kenda k'ubururu k'umwana w'umuhungu. Ntabwo nabitekereje, njye nagusa ko mbonye. Iyo uri muri icyo kigeragezo, burya babandi batoranya ngo ndashaka, reka mvuge terime wenda idashimishije, biba ari umurengwe rimwe na rimwe, ngo ndashaka noneho ngo numvaga uwo ari we wese Mana namwakira, kandi niko kuri. Ndagenda mitamanura k'ubururu, ndagatahana, ndagenda mbwira madamu, urumva ko nari mvuye mu masengesho, ndamubwira ati rero Imana hari ikintu yambwiye mu masengesho, hari ikintu mvanyeyo. Mitamwereka utwenda tw'umwana, n'Imana impaye umwana mu izina rya Yesu. Arandeba ahita yimyoza. Numva kwizera kwanjye gushubije hasi, ariko ndamutokesha mu mutima, ndavuga ni kwa jina la Yesu. Atamanura kwizera kwanjye, ndangije ngenda ndaturambura, ndavuga ni Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndagushimiye ko umpaye umwana,
kandi mu izina rya Yesu ndamuremye. Numvaga bucya yewe Imana yabikoze. Imana ntago igira ubwoba, iraceceka. Imana iraceceka. Tubona twinjiye ku mwaka wa 3. Abantu induru ziravuga bati babana bariya bana. Natwe twumva bibaye ibintu birebire. Ndavuga ati Imana koko, Imana yatinyutse kumwambura se na nyina, ntimusigire na murumuna we, ntimusigire na musaza we. Imana yabikora. Imana yatinyutse kunyambura abantu. Nkumva neza, nkumva amajwi atangiye kuza. Ariko Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nimuvuge ngo amen. Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nubwo ga stress kazaga, ariko ihumure ry'Imana ryabaga ari ryinshi kuruta. Imana ishimwe. Turakomeza turivuza. Icyakoze Imana yangize umugabo kweri. Ubu ni ukuri kw'Imana, numva ndi umugabo uhamye ukaza cyane. Amen. Ari igihe umuntu umva sindi umugabo ukaze. Kuri pe urakaze. Fata umwanzuro ndavuga ngo man, ntago nzacogora ku bintu bibiri. Nta namwe nzahengama. Icyambere nzasenga cyane nizere. Icya kabiri nzivuza cyane. Umuganga tugeze akadukuza nkavuga ati wowe sinzakugarukaho, nzajya ahandi. Ngasenga Imana hamwe ikavuga ubundi ntivuge, nkavuga ati nzasubirayo. Narasenze, twarivuje, ntago twigeze turambirwa kuri ibyo bintu bibiri. Kandi niyo yacikaga intege naramwegeraga nkamubwira ni ntucike intege, tuzarinde dusaza twivuza, abaganga baduseka kandi tunasenga. Nari mfite kwizera kwinshi kuruta ukwe, nubwo ntawe ugupima ariko kwaruta kwawe. Two twenda niguriye yarampingaga, ndangije mbwira Imana haleluya. Kwizera ni byiza, ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko, haleluya, udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi kuduhamiriza ko ibyo tutareba n'amaso yacu ari iki, ari iby'ukuri. Imana ishimwe. Ntukarambirwe amajwi ya Satani nakagutere ngo urambirwe urekure. Oya, uzarwana ugere ku mwisho, kandi Imana izakugirira neza. Ndavuga ngo uru rugamba nzarurwana, kandi nzarurwana neza. Nimureke mbabwire, ndaza kugisorezaho. Kwirarira ni kubi, ndi imbere y'Imana nahera h'Imana, hano nahera. Ntago narimwe nigeze nicuza ngo mvuge ngo Mana se ngo kubera iki ngo nashatse umugore gakaba agize ikibazo. No, murabizi ko nyine iyo byagenze gutyo rimwe na rimwe hari igihe umwe abarwaye undi atarwaye. Si ibanga twarabyaye, sinse by'umudamu wanjye, nta n'ubu niwe wari ufite makabazo ukuntu. Muri kubyumva? Ariko Imana yaragakemuye. Hari ikibazo nari mfite ikibazo mu matrompe. Hanyuma kubivuga hari ikibazo ko Imana se yakijije, nagateze kongera kuziba n'ubundi tuzongera nazonge. Ntibishoboka, nizushaka tuzabivugire no kwitangaza. Ntibishoboka. Imana yazibuye yarakinguye. Ejo bundi nimbyara n'imanga kumenya nzazibyara ntago mbizi. Turakomeje. Ntabwo mfite haba na buke, ntihazagira n'unsengera ngo umwuka nzemo. Etse naje mbabwire kuntu tubyara. Urufunguzo Imana ikinguye, urugira rutwara ikaruhisha. Nari ndimo kubabwira ngo nubwo sinigeze njya mbimubwira nkamubwira ni kwirarira ni kubi, twivuga meza, ariko no mu cyumba cy'umutima wanjye sinigeze nicuza cyangwa ngo ncike intege.
ahubwo uko bucya bukira nagwizaga imbaraga ngakomeza kujya imbere y'Imana nkanamubwira ati tujye kwivuza tuzageraho tugwe ku muganga ubizi n'ubwo uriya yadukujeho yavuze ati rwose nibishoboka ariko ndabizi ko Imana iri hejuru ya byose kandi niko kuri. Kambabwire, hari abantu bakomeye tuzi ku isi, hari abantu bize bariga pe, bazi kureba bakarebesha n'ijisho ry'umubiri bagafata umwanzuro. Hari n'abandi bazi gukoresha ibyuma koranabuhanga bakareba bagafata imyanzuro, bakavuga ijambo ku buryo iryo jambo utarirenga ujya gusenga. Kavuga uti ijambo rivuzwe na dogiteri runaka, ibi bintu bivuzwe na dogita runaka, ibi bintu bivuzwe n'inzobere runaka. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hejuru y'inzobere hari Imana ifite irindi jambo. Hari umugabo waririmbye, ntago tuziranye ariko tuzamenyana, yararirimbye aravuga ngo abaganga bashobora gutanga n'ibisubizo bibi, ngo ariko Yesu niwe ugira gute? Yesu niwe ubaruta. Uyu munsi wizere uvuge ngo Yesu niwe ubaruta. Yesu niwe ufata icyemezo cya nyuma. Iyo ubyizeye ni ukuri birakora. Hari umwanditsi wanditse ngo byose bishobokera uwizeye. Mfata twenda ndavuga ati rero Imana ntago ibampaye. Ndangirije uyu mudamu ndabimuhisha ibintu byose. Ndavuga ati rero Mana nubwo utabampaye ariko mfite kwizera. Muzi ikintu nakoze? Nafashe twenda mfata agakabutura konyine. Ndangije ndavuga ati rero kwizera ni uko umuntu ku giti cye, ntabwo nzabibwira umudamu. Ngira Imana turi babiri, ndayibwira ngo utarama umwana ikakabutura k'uyu mwana mfashe ntabwo nzakarekura, nzajya mpora ngafite mu mufuka wanjye. Nimba ndi kumwe n'abagabo nzajya mba ngafite, nimba ndi mu materaniro nzajya mba ngafite, nimba ndi mu bukwe nzajya mba ngafite, nitujya guhemba umuntu nzajya mba ngafite. Haleluya! Imana hari igihe ikunda ukuri, Imana hari igihe ikunda ukuri. Ndabibwira ni mu by'ukuri naraboze, si ibi bintu ntago ndumva bidakwirwa mu mutima wanjye. Mfata agakabutura none nshyiraho n'ikindi kintu gikomeye. Hari igihe umanika agati wicaye, niko Abanyarwanda bavuze, ukakamanura uhagaze. Nshyiraho n'ikindi kintu gikomeye ngo ubwo ndavuga ngo ntago nzagafura utarama umwana. Mfata agakabutura ngashyira mu mufuka. Ukwezi kurashira, abiri arashira, Imana ikubitaho undi mwaka ntaragafura mu izina rya Yesu. Kandi ubwo uko twabaga turi mu giterane, pasiteri yarigishaga ndi muri restoration n'urugero, kavuga ati abantu bafite ibyifuzo, ngewe nkaterura icyifuzo cyanjye nkavuga ni icyifuzo cyanjye niki, ntawamenyaga ibyo ari byo. Ari agakabutura k'umwana nicaye nka hariya, nkavuga ati Imana icyifuzo cyanjye urakireba. Mwongera nkasubiza mu mufuka. Naba ndi mu bukwe abantu banezerwa nkagafatamo, karagenda kabico, ntagije ndavuga ati se Mana ubu ngeze nk'ahantu bagakora umukwabo bagasaka bakabona akagatindi bavuga ko ndoga, bavuga ko ndaguza. Umva umuntu amanika agati yicaye, yajya kukamanura agahagarara. Noneho najya kugafura nkibuka ibintu navuze nasenze, kavuga ati hoya, nkaguma ku ijambo navuze, nkavuga ati hoya, iri jambo narivugiye imbere y'Imana ariko nihangane. Ariko nanone nabireba rimwe nkatinya no kugakora ngo kadakomeza kwandura cyane. Avuga ati subu nikamara imyaka, nitumara imyaka 10 kazaba karashwanyaguritse. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Ndatuza ndavuga ati bikora Imana, umutima wose wimenya aho wabo umubabaro, ndakagumana. Twaba turimo kuririmba, ngewe ahantu hose ndirimba mu makorari nabayemo hose mba ndi dirija cyangwa se abayobozi b'indirimbo.
naba ndimo kuyobora indirimbo no muri korari yo muri Yerika ndi umudirija cyangwa se nyobora indirimbo, nicyo nshinzwe muri korari. Imana yarampamagaye kandi numva mfite gahunda. Amen. Nabandi imbere ya korari, iki kigeragezo cyo kutabyara ni kibi mwabana umwe. Ni ikigeragezo kigutungurira aho gishakiye. Ikintu cyose ubonye kikubera umutwaro. Waba uri nko gukoresha repetition, umuririmbyi akaza yakererewe n'urugero atwita indegera hanga ukabona arabuyabuya kabisa. Ako kanya kantu kagahita kaza go pa. Reka uzinduke wowe nta n'ikigukerereza. Icyo gihe nahitaga nkoramo bakagira ngo na amafiyeri nkabigisha ameze gutya. Bavuga ati ibyo ari byo byose ariko nanjye mfite umwana mu mufuka. Nkahita nkoramo nkarepetesha mfashe mu mufuka nkakoraho mvuga ati Satana ndasi imbere y'abaririmbyi ariko nacyo umubabaro wanjye nguyu. Ni ikigeragezo kigufatira aho kiboneye. Anniversary bene wanyu bakoresha anniversary z'abana bagutumira, wagerayo wabona kuna abana bari aho ngaho ukavuga uti se ko mana ubu bantekereje gute baje kumbabaza. Iwe ugate mva kigufatira ahantu hose ni kibi. Niturangiza buri muntu wese hano nta muntu wicaye hano utazi umuntu utarabyara umaze igihe turaza kubasengera kandi twizeye. Ni kibi, ni ikibuga kinyerera. Hari perezida tugira muri korari uvuga ngo ijoro ribarwa riraye ngo kandi ngagahinda k'umunyonzi ngo kamenywa n'umunyonzi mugenzi we. Ubu umuntu utarabyaye watinze kubyara hano yakumva ibyo ndimo kuvuga, ariko niba uri umuntu w'Imana umbabarire wikorera uriya muntu uzi ubyishyireho. Urumva uburyo bibabaje, urafata igihe cyo kumusengera. Baba batagutumiye muri anniversaire ukavuga uti se aha barantumira se ndiki. Bagutumiye ni ibibazo, batagutumiye ni ibindi. Mama se barantumira nge ngira abana, by'abana ntabyo nzi. Do abadayimoni bakagutagatanga ukabura ariko Imana ishimwe dufite Imana. Haleluya, haleluya. Ndimo gusoza ndakabana tugera ku mwaka wa 3, ariko tugeze mu mwaka wa 2 ugiye kurangira nagiye muri misiyo y'akazi ahantu. Ngiyeyo njya gusenga nijoro, Imana turahura iranganiriza uyu mugore adahari. Muvuge ngo amen. Ubwoko bw'Imana abanyumva n'abazanyumva, ndi umugabo wo guhamya ko Imana yacu ivuga mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ishobora kuvugira mu ijambo ryayo, ishobora kuvugira mu buhanuzi. Hari igihe abantu babipfobya ibintu byacu by'abana b'Imana bakavuga ngo barokore ngo birirwa ngo bitigisa ngo bavuga ngo ntago ngo Imana ngiravuze, ariko Imana iravuga. Imana ishobora guca muri pastor ari hano yigisha, Imana ishobora guca mu muririmbyi, Imana ishobora kukurota ukarota. Imana iravuga. Iransanga irambwira ngo mwana wanjye ikigeragezo cyawe kiracyariho. Ndashaka rero kubera ko mbona ugiye guhaba murabizi guhaba guhaba gutaka wageze kure mu yandi magambo, kandi ikigeragezo cyawe kiracyariho. Kubw'ibyo ngiye kukubwira imyaka, kugwishurira imyaka uzamara, hanyuma iyo myaka nishuru uzaze kundeba. Ndi imbere y'Imana, nari ndi ngenyine n'umuntu umwe twasenganaga. Irambwira ngo ikigeragezo cyawe kizamara imyaka 4 mu kadomo, ariko uzagaruka kumbwira ikintu kijyanye n'umwana. Icya kabiri ku mwaka wa 5 nibwo uzabyara. Numvaga ari ibintu bisanzwe biraho, ariko ndabirikodinga, nkora karikodi, ndagenda nicara ku isezerano. Ariko se Imana wagize ngo itubwira ibyo iyo uri mu kigeragezo biranga pe. Narakomeza nkayibwira ati rwambwe ngo sinzaza, ariko nawe ubaye ngewe wagaruka. Kandi nibyo koko nabibwirwa n'iki se ubundi kari wowe. Ubundi ngumva
ni ikigeragezo kibi. Kudatatira igihango ni ikigeragezo cyatuma utatira cya gihango twavuze, ukagitatira utabishakaga, utabipanze, ugahita uvuga uti rero namukundaga, ariko nubwo namukundaga ntago napfa ntabyaye vraiment, nawe rwose yambabarira. Hari n'abajya ngo bababohora akamubwira ati rero uzagende hirya wibyarira akana ntazaguteza ibibazo, nta kibazo nzakarera. Ariko ikira gihango ni ukuri tujye twibwiza ukuri, ubugitatiriye niyo yaba guhaye uburenganzira, niyo yaba guhaye uburenganzira muri mu masengesho, cya gihango ubugize gute? Bugitatiriye. Hari ibyago, hari ibigeragezo duhura nabyo, rimwe na rimwe utitonze, udafite umufasha ugufasha, watatira igihango ukagitatira rwose utabishaka. Hari akantu kambayeho nde mu kigeragezo, umuntu umwe ukirambyemo yarampamagaye, ndamwibuka, ariko Imana izamutabare n'ubu aracyari muri icyo kibuga. Yarampamagara ambwira ati Aloyizi ngwino nkubwire, ati ngwino nkubwire. Ndagenda, arambwira ati bite, ati ko maze imyaka iyi urabyumva ute, umeze ute mu mutima wawe, murumuna wanjye umeze ute? Ndambwira ni njyewe nimeze neza, ndumva nkomeye ku Mana yanjye, n'umugore wanjye ndamukunze, n'ibintu bimeze neza, ndumva nyifitiye Imana icyizere. Arambwira ataha, ati nanjye mfite iyo myaka nk'iyo ufite niko nari meze, ati nari nizeye Imana, ati kandi nari nkunze umugore wanjye, atari ku iki kigeragezo ni kibi, ujye uvuga makeya mwana wanjye. Ati imyaka njyewe ibaye 14, atari ko mfite imyaka nk'iyo ufite, numvaga nzakomera, atari ko ngeze muri 6, 7. Ati numva amajwi aranganjije, ikibuga kiranyererana, kirangije kunyererana nkigwamo. Akigwamo nyine agira ukuntu abigenza, agira n'umugisha, niba ari umugisha se n'umugisha, ariko n'umugisha aranabyara. Ati none ntago muri bumenye, nawe nta muntu umumenye ndabizi, nimugire ubwoba ngo ndamuvuga. Ati none mpagaze ahantu nta muntu unyemera, umugore wanjye ntitukibanye neza ntanyemera, uwo twabyaranye yaracitse n'umwana, sifite umwana sifite umugore, abantu bose baramvuma mbese. Ati rero ati witonde, ati Imana yadushyize ku itangazo. Agiye nanjye numva ndiganiriza, avuga ati bikora Imana Aloyizi, nge niko nitwa, ufite izihe mbaraga? Hari igihe Satani atwereka ibihanga akakubwira ati se kanaka we yaraharenze, wowe ni iki? Umutima uraza urambwira ngo ufite izihe mbaraga? Kanaka mu myaka 8 byahise bigenda kuriya, kanaka mu myaka 10 byahise bigenda kuriya, urakivugisha. Numva Satani aranganiriza ijoro ryose, ariko Imana ishimwe ko ari umufasha. Bwakeye nshaka ahantu njya gupfukama, ndabwira Imana ni Imana nshyigikira. Reka ngere ku musozo rero bene data. Ko byaje kurangira, ya myaka 4 yarageze mu kadomo. Twebwe twashakanye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 3 2011, itariki umwaka wa 4 mu kadomo nk'uko Imana yabimbwiye. Narindi jisho uyu mudamu atabizi, narindi jisho saa 6 ziburi 5, nari nsotse kwa kudusohoka nk'ugiye ahantu, njya ahantu hatagira umuntu unyumva. Ndangije ndapfukama, nzamura rekodi, mbwira Imana ati rero ndabizi wowe kutaryama, nta nubwo ugira ibitotsi, nta nubwo usinzira, ndabizi uri jisho, ndashaka kuvugana na rekodi, nta kindi turi buvugane. Rero hari igihe nigeze kuvuga umuntu arambwira ati yewe nukatorutira Imana gutyo. Imana se barayitorutira? Naho ya nta muntu utorutira Imana, ahubwo hari n'igihe ugaragaza amarangamutima yawe. Kubeshya nibyo bibihubwo, kubeshya Imana ukagenda wibombaritse warashize. Ndabibwira ni wowe yawe uravugana n'iri kodi, nta kintu turi buvugane. Ndayifungura rimwe ngisubizamo meze gutya nk'umuntu uri kuri tageti,
nyisubizamo bwa kabiri, nyisubizamo bwa gatatu, nyisubizamo bwa kane, ngira inshuro 7. buriya rero hari n'igihe dukurikiza iri muri Bibiliya, ubwo ngubwo nabaga ntagatinga wa mubare kangahe bwuzure bw'Imana. Ayayayaya, kwizera ari abantu bajya bavuga ngo biba bimeze nk'ibisazi. Hari ukuntu njya mbemeramo, uramutse umbonye ukuntu nari meze wavuga uti uriya muntu yacanganyukiwe. Umuntu yambone yari kuza agahita mfata meze gutya, turavugana na rikodi nijoro saa 6, wagira ngo ni umuntu waje nko kuroga, ngo abantu baroga nijoro, simbizi. Imana ivugana na rikodi, nari nzi ko icyo cyumweru bihita birangira. Izina rya Yesu. Ntabwo nzi ibintu Imana igikora, ariko Imana niyo kwizerwa, nta muntu uyimenyera, kandi ku isaha yayo Imana irakora. Ko yabigenje, ko byarangiye koko dukurikije umwana wa mbere ukuntu twamutwise. Numvaga ikoranabuhanga riri bukore mute bikaba ibya hano gusa. Ntibumve ijwi babone n'ishusho mvuga gutya. Amen, amen. Abari kuri kamera sa nugira gutya mute, ijwi ryanjye rivemo maze mbabwira akantu. Yesu ashimwe. Nushaka unabishyiraho ndi kuvuga Imana mu izina rya Yesu. Hari ukuntu umwuka barajya, haleluya, ndi kuvuga Imana mu izina rya Yesu. Kandi Imana mvugira mu bantu bake, n'abantu benshi nayivuga kuko niyo yabikoze. Dukurikije igihe batubwiriye, nyine ubwo ndondogoye na ibintu byo kutabyara, byo gutegereza urubyaro, ni ibintu birebire, n'amakata menshi mbivuze twarara. Ariko reka nsimbuke ngera ahantu, ibindi nibyo mu gikari, n'iby'abazi ibyo bintu nyine, n'ibya nkurikije igihe batubwiriye ko twatwise umwana wa mbere. Muganga wumve kuntu Imana ariyo kwizerwa, ivuze irasohoza ikanakwemeza. Yavuze amatariki, aravuga ati ni mu matariki yo muri 12 hagati ya 12 na 15. Iyo wabaraga wasangaga nagiye mfite inda y'ibyumweru 5, mbaze nsanga bihura na ya matariki Imana yari yamubwiye. Imana iguhe umugisha. Noneho rero mureke mbabwire, ntabwo nababwira ibyishimo by'ukuntu mbona ko dutwite, ukuntu byagenze, ngo mbabwire n'ibyakaga kabutura ukuntu nakagenje. Ka kantu muri iyo myaka yose kari nakuragamo ipantaro nkayikuramo ncunga na n'uyu. Ariko mumva kuntu abagabo natwe turi abanyabwenge, bajya bavuga ngo abagore ni abanyabwenge. Iyo myaka yose ntiyigeze abona ako kantu, kandi anterera ipasi, nariyeranjaga nakuramo umwenda nkakuramo akanuze kanjye. umuntu ni muremure. Iyo myaka yose yigeze, kuko iyo akabona, kubera ko yari kugafura, yigeze akabona nari nyigafite kugeza byaye, n'ubu ndagafite, ariko ntabwo ngafite hano. Naragafuze. Haleluya. Uko niko kwizera kwanjye. Nawe uzafata ukwawe, ibyo birakureba. Ikizima nuko icyo nashakaga nagize gute. Ndangije ngo nyine tuba baravuze ngo turatwite, murumva stress. Tukibimenya bwa mbere nahise mubwira ni kwa General Yesu, imyenda yivanemo uhite wambara mariniyeri. Tukibimenya wica umudayimoni waguteje igisuzuguriro. Amva buriya yavuze ngo azigukira, nzi kwihimura ku kintu cyitwa Satani. Satani buriya ni umugome, arakwiyebesha. Ariko buriya Imana nikora ikintu, muvuge ngo amen, ujye ushima kandi umagisimize
kubera ko Imana iba yakoze operasiyo ikaze kugira ngo icyo kintu kibeho. Hari igihe abantu bakorerwa ibitangaza, hari abantu nakwita ko ari abantu bafite ideni ritazanashira. Uziko hari abantu Imana ikorera ibitangaza bakajya inama bakavuga ngo ngo ujye uvuga make, ngo ujye uceceka, ngo abantu ni abagome, ibindi bakavuga ngo Satani ngo abayumva, ubundi isa gufitiye impuhwe. Ni ukuri ko Imana bagaceceka. Njyewe ndabivuga nkatondora nkageza no kukanyuma mu izina rya Yesu, kubera ko Imana iba yakoze operasiyo ikaze cyane, Satani agakorwa n'isoni. Niyo mpamvu nzajya mpagarara nkavuga Imana, habivuga neza. Muvuge ngo amen. Tukibyara ndasimbutse gato, hari akana gato umve kuna abantu bahanura. Karaje karambwira ngo tonto, gato cyane gafite nk'imyaka nk'itandatu, ngo tonto, ngo uzikuntu ngo warabyaye, ngo iwacu ngo barabyina, ngo barishima cyane, ngo ninjoro ngo ndarota, ngo ndota ngo kuntu ngo byagenze. Ni byagenze gute? Murumva akana gato, ni byagenze gute? Ngo Imana ngo yasinzirije cya Satani, ngo kirasinzira, ngo kiragona ngo cyane, ngo noneho ngo ihita ngo ishyiramo umwana. Ibyo ni ibitekerezo by'umwana, ariko birimo ubuhanuzi. Attention, numva ndakumvise, ndavuga ngo nubwo nkabwiwe n'umwana, umuntu wese yabona ko ari umwana, ariko Imana ntawamenya sinzi operasiyo yakoze. Uyu mwana wabona mbereye umuhanuzi. Niyo mpamvu rero nzajya mvuga Imana. Nuko rero ndangije mbwira madamu, nsubiye inyuma ndamubwira ati reka nkubwire iyi Imana ikoze. Ndabimenya kandi ndabibyina. Muziki w'Imana urawumenya, urawubyina, ukumva ntabwo uri muri kontreta, ukumva urimo neza. Imana ishimwe. Ndamubwira ni genda uzigure mariniyeri, ntabwo mbyitayeho. Aragenda turazigura, zitamukwira, zitageze guteba, izikwiriye n'izidakwiriye. Atangira gucukamo, kubera ko rero Imana yamwereye umugisha abantu ntibakanabimenye ibyo ari byo, nkumva babibona. Ariko Imana yashize, arambwiye ngo iminota yanjye yashize. Ariko Imana niyo kwizerwa. Ndabibyina mbyaye umwana wa mbere, nkoresha umunsi mukuru, abantu bakanseka ati se umuntu abyara ku myaka 4, hateye ababyara ku myaka 20 ko badakoresha iminsi mikuru. Kareka buri muntu wese acumbagira uko yagize gute, ko yavunitse. Buri wese agira gute, niyo ukishinga abantu, buri wese acumbagira uko yagize gute, uko yavunitse. Pay attention. Niyazagira upfobya ishimwe ryawe, uzabikora uko byumva, uko bishaka, mubiziranyaho n'Imana yawe. Imana yakoze muri babiri, umuntu wese acumbagira uko yavunitse. Imana ishimwe. Kandi Yesu yakijije 10, hagaruka bangahe? 1. Ndawutegura, ndayishimira, ndayibwira ngo urakoze kandi urakoze, kubera yuko umpaye umwana. Ariko rero mbabarira, ukora agatendo. Amen. Mbabarira, ukora agatendo, wongere unyereke bwa kabiri, unyongere. Hari ukuntu Imana ishimwe cyane. Hari ukuntu Imana yakoze agatendo muri Egiputa. Amen. Hari ukuntu Imana yakoze agatendo ku banyegiputa. Mubyibuke bene data, abanyegiputa bafashe amagare n'ibifaru n'amafarashi bakurikiye ubwoko bw'Imana. Hanyuma Imana ngo mu gicuku cyanyuma ikora agatendo, yitegereza ngo abanyegiputa ikibitegereza bagira gute, bacikamo igikuba. Nabo ubwabo ngo bamenye yuko ari Imana ikoze, ngo baravuga ngo rero ngo nimureke duhunge, kubera ko Imana ibarengera twebwe
nuko ngikora no ku nziga z'amagare yabo ngo akajya agira guti akajya agenda aruhanije cyane. Mbwira Imana ati mbabarira ukora agatendo, noneho nishime cyane ukora agatendo kugira ngo noneho n'ubundi nagushimye. Imana rero irumva iyo yakinguye irarangaza. Ako kanya tukirimo kubibyina, tukirimo kubiceza iby'umwana wa mbere nta n'amezi arashira uwa kabiri abayinjiyemo. Njyewe mba nyakomye cyane yaba ari wowe, iyo mba ndi wowe. Imana y'amanywa ikaba Imana y'ijoro, ni Imana y'amanywa ikaba Imana y'ijoro. Mana ibishyizemo umwana wa kabiri. Uwa mbere yabaye umuhungu, uwa kabiri njyewe abana banjye ndaje babwire. Umwaka wa mbere 2016 ako gahungu karavuka. Muri 2017 ikituramo ibikubisemo n'umukobwa, mbambyaye umukobwa. Mwumva Imana iyo yakinguye irantangaza. Irongera nanone tukibiceza ibishyizemo umukobwa, irongera nanone tukibibyira ibishyizemo agahungu nanone. Singe wahera, Imana niyo kwizerwa. Urugamba rwose n'urugamba. Kambabwira ikintu gikomeye Imana yakoze. Rira jambo nasomye ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Iyo tugiye gushaka, buri muntu wese areba umupare, akareba umumarene umukwiriye. Bashi tukareba abo dusa, inzobe nkatwe, ibikara nk'aba. Buri muntu wese akareba marene pare umukwiriye, bagahagararana. Ukagerageza no kureba umuntu wisumbuye uvuga uturiya muntu ashobora kungira inama, ariko hari ahantu ugera marene nahagere na pare hagira ikintu akubwira, ugasigarana na pare witwa Mwuka Wera. Ntago mubyumvisha. Imana ni umufasha utabura kuboneka. Bikora Imana wabayeho ndi inyeshyamba, ndi imfubyi, mbana na mama w'umupfakazi w'umukene utarampaye uburere, simuvebe ibyo yampaye birahagije mu bushobozi bwe. Ariko kandi njyewe wabayeho nk'inyeshyamba iraho, ni ukuri ko Imana twarezwe n'Imana. Nago nari gushobora kujera iriya situation. Noneho ugahura n'umuntu nk'uyu nguyu atari marene Mwuka Wera, ngabe pare Mwuka Wera. Imana ishimwe. Atari pare Mwuka Wera, ngabe marene Mwuka Wera, byari guhita bisenyuka hagati aho ngaho. Ewana byari neza. Fata umwana buriya nubona ugifite Mana, niba ufite abana ujye ubegera, ujye ubaganiriza, kuko ni iby'agaciro gakomeye cyane. Biriya bintu birakonta mu buzima bw'umuntu. Kuba ndempti jenoside ariko Mana, jenoside yarangiye mbona nisanga nanjye ndaho na mama w'umupfakazi. Hari ikintu nibuka njya mbwira madamu cyambayeho, naraze anuye amaso ntazi byari byo. Noneho numva ngo abantu bajya ku ishuri kubera ko twabaga, we yavukiye mu mujyi, ngiye navukiye mu giturage kibi. Noneho nkumva ngo abantu bagiye ku ishuri, nanjye njya ku ishuri nta nkweto nambaye ikabutura ya kake ya mbere ya jenoside najyaga nambara, kandi iyo kabutura ya kake najyanye ku ishuri nyuma ya jenoside, niyo nambaraga no muri jenoside yonyine. Murebe jenoside igihe cyose turi mu Masaka nambara iyo kabutura. Twanarangiza mpita nigira inama, mbona abana bajya kwiga nta nkweto, nta karabye, nta kayi, nta karamu, mbona nanjye bigaga ku ishuri ahantu, mpita mbakurikira nanjye njya kwiga. Ndagenda ninjira hehe mu ishuri, mwumvize ndero, ninjira mu ishuri. Noneho chose grave, ninjira mu ishuri ntigagamo mbere ya jenoside. Mbere ya jenoside ngiye nigaga mu wa 4 primaire. Ubwo icyo gihe nagiye njya mu wa 3, ntazi ngo ninjiye mu wa 3, ntazi ngo
mwakomana akabigasekwa nk'akeza ntazi ngo ninjiye mu wa gatanu naragiye gusa ndashumura mpita ninjira gira bati se baratubazaga rero nta bintu bya protokole bati reka tubandike bagafata registre bakatwandika bati wowe witwa nde nitwa kanaka bakatwandika bakora registre nshyashya noneho ngiye bangezeho bambaza cyane nibagirwa izina bati wowe witwa nde nitwa ubundi ntago nitwaga bikora Imana Royce ibi bintu ntago nzi impamvu bishe reka mbisoreza Imana yarakoze ariko mana Imana yarakoze reka mbabwire Imana niyo kwizerwa Imana niyo kwizerwa nta muntu uzavuga Imana nabi mpari nzavuga kugira neza kw'Imana haleluya Imana niyo kwizerwa turi ibihamya dufite ibihamya bifatika Imana niyo kwizerwa irahari abayivuga nabi ntibabizi nibavuga ibyo batazi abayizi tujye tuyivuga uko Imana niyo kwizerwa tekereza nukuri ndagenda sinitwaga bikora Imana muri nyuma ya jenoside babazaga nyine urumva bakoraga ama registre mashyashya handi nyine bahamagarira abana murabizi murabyumva nyine registre murabizi bakabaza umwe bati witwa nde bangezeho bati witwa nde nge nitwaga hakora Imana noneho mwarimu akavuga witwa nde nitwa hakora Imana Royce ati vuga cyane yavuga cyane nkumva arankanze ati nitwa hakora Imana Royce ati habakurama nkongera hakora Imana Royce ati habarurema nkumva ngiye ngo gusoka ngo nirukanga noneho avuze bwa kane bitanumva ndacanganyukiwe tanumva ndabyibagiwe ndatekereza harya nitwa nde arongera nsubirishamo ngo nde hakora Imana bitamubwi ahita avuga ngo ye ngo bikora Imana bitamubwira ngo yi nuko ngiye nabatijwe ubwo bikora Imana bitangirana gutyo izina noneho bajya bamamagara ngo bikora Imana Royce nkatekereza nkavuga ati harya mu byukuri nitwa nde ndangije nigira inama nkomezanyiryo sinari mfite umubyeyi n'umubyeyi nari mfite w'umupfakazi yari yarahamutse yarashize yirirwa aririra abana be bapfuye ntago yari kumbwira ati wiswe nde ntiyarazi ko ariko nanitwa nta muntu nagira gushobora kunkurikirana ngaze ku ishuri avuga ati uyu mwana ntago yitwa bikora Imana yitwa akora Imana reka ta narinze ngera muri secondary ntawe uzi yuko niswe bikora Imana ngewe ubwa nitwa bikora Imana gutyo ubu buhamya n'ubundi reka nabustopingira kuko ubukurikiyeho burababaje cyane ariko burerekana Imana noneho fata uwo mwana wabayeho gutyo umujyane umuhuze n'uwamahoro Liliane wabayeho kwa kundi wijyanaga ku ishuri noneho ubaha icyo kigeragezo murabizi namwe murabizi ukuntu bimeze nurangiza ubahirikira hari ubihorere ndashaka kubabwira ngo niyo mpamvu nasomye rya jambo ni umufasha utabura kuboneka iyo ntagira pare mwuka wera ngewe maze kuba pare w'abana barenze 12 w'abasore iyo ndimo kwigisha umusore nkamugura ndamubwira ni icara hano nkubwire ndashaka kubwira ko ntari pare ukwiriye ngewe ndi pare ariko ndashaka kuguha pare nyawe pare ukwigisha na bya bindi udashobora kumbwira pare witwa mwuka wera niwe pare nabonye abana basigaye bavuga ngo OG original uza akakongorera akakubwiza ukuri akakubwira ngo bigenda gutya bikagenda gutya habanza iki agakurikiraho iki agakurikiraho iki nkamubwira ngo nutabikora gutyo uza pare mwuka wera niwe twabanye niwe wanyigishije akajya ambwira ati bigenze gutya yababwiye ngo najyaga mubwira ngo icara ngo hande ni nyogosenge niko namubwiraga kandi kuko nago byari brag
ushobora gutekereza ngo uyu mwana yabitekereje gute. Naramurebaga nkumva arambabaje ameze gutyo, narangiza nkamuhamagara, ntabwo nari nzi ko tuzabana, nkamubwira ati ngwino hano, ngiye mba mbona wiri guseka wirukanka utazi ibyari byo, icara nkubwire, wiri guseka seka wagiye wiga, henda nkumva agiye no kumukubita. Nta bintu wakora gutyo atari Mwuka Wera ukongoreye. Ndakabwiriza akabwira tujye ujya muri etide kare, iso ntariho nyoko ntariho, niko nakunda kumubwira. Hari nicyo namwemereje kuko nari no mu giturage wari wo mu mujyi, wenda ni yani no kunyemera, ariko ukuntu nabaye nyirasenge ushobora kwibaza ukuntu natekerezaga ibyo bintu. Nanjye ndabitekereza ubu, muzi n'abana bo muri segonderi ukuntu baba bashyushye bameze kwa kundi, nkagahamagara gutya vayo hano, ibi bintu burimo wirukanka ntacyo dupfana, ni w'Ikigali nkabo mu giturage. Ni Umwuka Wera wabikoraga, nkubwira nicara ujya kwiga, nutiga uzaseba, diplome izaba nyoko ibeso, nutiga uzarindagira, n'akazi kawe. Ni bari abantu bose ureba, ni ubu yari keza cyane, n'ubu ni keza, abantu bamukunda abahungu bose. Noneho nanjye nagiraga ifuhe ryo mu mwuka, ariko buriya kari karimo nako mu mubiri. Nkabubwira ni ubwo bwiza ufite, even nanjye bikora Imana, bwashira mu kanya gatoya nanjye nkakuvaho. Hicara ndi nyogosenge, ujya kwiga ubundi usenge. Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Ni mwebwe mwanyitereje ngo mvuge Imana, kandi Imana tugomba kuyivuga. Imana tugomba kuyivuga, tukayivuga. Ubu mvuze magace, mvuze dukeya cyane muri korari mbamo. Iyo natangiye kuvuga Imana barumirwa, ndababwira ati mwicare, uwicwa n'ibitotsi turamushyingura arajya mu ijuru, mwicare mvuge Imana. Imana rero yatubereye igihome, itubera umufasha mwiza. Abana babanye gutyo, abantu babayeho gutyo, ubundi rwari gukwiye kuba urugo rumeze ukundi kuntu. Ariko Mwuka Wera yaraje abihagararamo, abibamo neza. Tuba urugo rw'icyitegererezo, tumenya ubwenge, twatangiye ubuzima ntabwo, ariko kubera guhuza, amena, no kwizera, no kuba imbere y'Imana, no kwihangana nk'uko yabivuze, tugenda tubigeraho. Nubwo twabayeho gutyo turi banya, ariko ubu tubayeho neza n'ukuri. Mutagira ngo turacyari muri ubwo buzima. No. Twariyubatse, twashyize hamwe amazu Imana itanga yo kubamo tudakodesha, Imana irayaduha. Imana itwigisha gutwara imodoka. Buriya ninde wari kutwigisha gutwara imodoka? Hari ibintu abantu babona bakabibona nk'ibisanzwe, ariko Mana abantu barantangaza. No kwiga gutwara imodoka nakandagiragaho ndi mu mwuka, mvuga ati ariko nyikandageho Mana, nanjye wahahandi na Liliane abonye perimi, nanjye ndayibonye. Imana iduhaye imodoka, turatwaye, dufite abana inyuma bagenda batushagajaga bakora ibintu bikomeye cyane. Tugeze ahantu heza, kandi yatangije umurimo mu rugo rwacu. Twizeye yuko izawusohoza, izawurangiza neza. Ndagira ngo mbabwire ngo muhumure, mukomere. Tugiye kugira gahunda yo gusengera abantu babiri, ariko nimureke tugire kwizera. Satani yarahagurutse, twebwe turi urugo rutoya, turacyari urugo rutoya, ariko nubwo turi urugo rutoya amaso yacu arareba. Satani arimo konona ikintu bita ingo, arimo konona ikintu bita umuryango. Tugiye gusengera umuryango, kandi kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Tugiye gusengera umuryango,